neye help nashaka kujya kureba akana nkabona umukecuru hari umeze nabi cyane nkasa nugiye kureba umukecuru ngufate akana umwana mfata umukecuru naba ntaramugeraho nkabona umukobwa noneho uri mu mazi abira sufficient ubuntu bwanjye bugize gute burahagije ya minisiteri mukuriye mwatwibwira byimbitse abo muri bo murakoze murakoze nitwa Julienne Kabanda nkabanda umushumba wa Grace Room Ministries nkaba ndi n'umushumba nanone wungirije muri Jubilee Revival Assembly itorero tuyoboranye n'umutware tukaba turi hano kubera Grace Room Ministries ya kubera ibikorwa ifite kandi n'isabukuru ifite hano vuba. Merci. Murakoze mutubwiye isabukuru kandi hari n'igiterane gihari. Yes. Mwatubwira iki giterane kigamije iki ese niki nk'umunyarwanda nteze kukibonamo ninde ni bande bazakitabira ndashaka kumenya niki nteze kubona muri iki giterane gitandukanye n'ibyanyuzeho murakoze. Yes, urakoze cyane. Iki ni igiterane cya gatanu ngarukamwaka tugira muri Grace Room Ministries. Tukajya dukunda kugifatanya na anniversaire cyangwa isabukuru Grace Room bigezeho uwo mwaka. Akaba ari umwaka wa gatanu. Umwaka wa mbere twaragikoze tugikora muri Petit Stade, umwaka wa kabiri ari muri Covid gutyo. Ubu icyo umwihariko noneho uhari nuko muri iyi myaka itanu, ubundi imyaka itanu n'umubare ukomeye cyane, as you know, bamwe babiha signification zitandukanye, ariko mu myaka itanu twayobowe gushimira Imana mu buryo bwimbitse cyane, mu buryo bukomeye kubera ibintu tubonye Imana ikoze muri Grace Room muri iyi myaka itanu. Tukaba tuzaba tunizihiza iyo myaka Grace Room imabayeho aha mu Rwanda no ku isi. Tukazakoreramo n'igiterane kizamara icyumweru cyose guhera ku itariki 3 kugera ku itariki 10 z'ukwa 12. Murakoze. Turifuza kumenya iki giterane kizabera he, hanyuma nka Grace Room ndumva imaze igihe gihagije imyaka itanu tugiye kwizihiza ni myinshi. Ese niki twagezeho nka Grace Room, niki twamariye abanyarwanda byaba mu bifatika byaba mu mwuka, watubwira icyo twaba twaragezeho naho kizateranira. Murakoze. Yes, mu myaka itanu rero tugeze ku bintu, niyo mpamvu dushaka gushimira Imana. Ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane kiraza gutangirana n'iyerekwa. Sinzi impamvu bijya bingora iyo ngeze aho hantu mpita numva ngiye guhita nkata, ariko impamvu nuko bihita bihinduka, navuga ngo bihita biba kandi bizima, as if it happened yesterday, nkaho wagira ngo byabaye ejo. Grace Room itaratangira mu by'ukuri ntabwo nari mfite ishusho nyayo y'icyo kuko urumva nari umushumba deja w'itorero kandi umurimo w'Imana ugenda neza muri Jubilee. So nkibaza inshingano deja dufite muri Jubilee nka church, kumva Imana igiye kongera kongeraho ikindi kintu nacyo kigiye kumfata undi mwanya, nkibaza umwihariko w'iki kindi Imana ishaka tubyara ni iki. Nsa nutinzemo gato, ariko Imana iza gusanga umutware wanjye numva ashyizemo pressure nyinshi, kandi ubundi ntabwo ajya agira pressure, asa n'unyicaza kenshi akambaza ariko nta kintu Imana yakubwiye about
nkumva arimo arabijyamo cyane bimara kubisengera nza kubona ikintu gikomeye cyane cyampushinze guhita dutangira Grace Room. Abantu biriya sinzi niba nabyita ibibazo, niba nabyita amarira, niba nabyita agahinda, niba nabyita iki, ntashobora kurangiza n'ubu iyo mbyibuka ntabwo washobora kurangiza ahantu aba bantu bari. Sinavuga ngo ni mu kibaya, sinavuga ngo ni ku musozi, ni ahantu udashobora kubona umuntu wa nyuma ari, kandi umuntu uwo ari we wese ari mu cyiciro gitandukanye n'icyundi. Harimo abana, inshuke, harimo abakobwa, harimo abasore, harimo abagabo, harimo abasaza, so nasaga naho buri umwe wese arimo arambwira ngo help. Nkashaka gufasha cyane utwana ko numvaga ari two dukeneye help. Nashaka kujya kureba akana nkabona umukecuru hariya umeze nabi cyane, nkasa n'ugiye kureba umukecuru ngufate akana, umwana mfata umukecuru, naba ntaramugeraho nkabona umukobwa noneho uri mu mazi abira, naba ufite nagumye aho nsa n'ubuze icyo gukora kuko nta n'icyo mariye umwe muri bose usibye agahinda numvise binteye. Now nkiraho naho gahinda kenshi mpita mbona ikintu kimeze nk'umukororombya cyanditsweho ngo my grace. Hari ukuntu ari ibintu byiyerekwa bimera, ubona ikintu hanyuma bigasa nkaho there is a scripture icyanditswe isa naho kizamukiyemo, cya kindi Bibiliya ivuga mu Bakorinto ngo my grace is sufficient. Ubuntu bwanjye bugize gute? Burahagije. Now imirasire ntashobora gusobanura, y'umucyo ntashobora no gusobanura, mbona niyo nta kintu nkoze usibye gutaka, usibye gusa naho ndimo ndabatabariza. Ndashaka guhita nshaka gufata akana uriya, now buri cyo nkora n'uwo mfata ntangira gutabaza, ntabaje mpita mbona handi yanditse my grace, havuye iyo mirasire iraje itangiye kugira gute? Gusanga everyone ahari muri ya confusion, muri kakababaro, muri kagahinda. Now ije nibwo nagiye kumva numva so ni bwa buntu bumanukiye buri muntu wese. So mvuye aho ni nayo mpamvu abantu bagiye bambaza ngo kuki ministère ititwa inyinshi ngo abagore batangiye bavuga ngo bari Deborah Ministries cyangwa Esther on fire, Esther's on fire something, harimo Deborah, Esther, Mary, amazina muri Bible. So njyambabwira ngo ntabwo nari gufata izina usibye iryo nabonye. Yes, ndavuga ngo mbyutse ntiwo kumbe ya ministries aba Grace Room. It will be a room na ahantu Imana izagaragariza ubuntu bwayo. Amen, amen. Murakoze mutubwiye iyerekwa rya Grace Room, ariko nk'umuntu usanzwe wenda ntagiye mu mwuka, ni iki Grace Room? Ni iki dufasha abantu? Ni bande twafashije? Ni iki warebe inyuma ukavuga umutima wanjye uranyuzwe kubera nafashije abantu aba n'aba? Ni iki twabona nk'abanyarwanda Grace Room yagezeho twakwishimira? Murakoze. Yes, now ubwo bisigiye gutuma bita nkomerezaho rero. Good. Haciye hagaye gato, Grace Room itangira. Now kuva ku munsi wa mbere sinari mfite ishusho exactement yo kumenya ishusho ofete yo kumenya bimeze gute, ni hehe gute, kuko dufite church deja ya hari eglise kandi turakora neza, abantu barakizwa, tu vois. Mbega umurimo urimo urajya imbere, urumva nk'umushumba utawibaza, kandi nkumva pressure. Umugabo wanjye arambwira ati ariko kora icyo wumva Imana imira kubwira utitaye kuri ABCD. Thank you. Nababwiye ngo rero iyo mbigiyemo bitabivanga. So pressure ibaye nyinshi, I had to start.
ariko urumva turatangiye ariko mu by'ukuri usibye iyerekwa wabonye hari ikindi suzi no nta kindi habe na kimwe nta kindi urimo ntabwo uzi uwo mucyo uzamanukira nde kuko nta n'umwe araza yes ariko mbere yaho ndimo nditinzatinzamo kwa kundi twitinza ngo turimo turabisengera twari mu materaniro haza umugore wambaye neza mu rugo iwanjye tujya tugira selire haza umugore yambaye neza ibitenge arinjira hari selire urumva portail ibifunguye kugira ngo abantu baje muri selire ya church noneho bakomeze binjire umugore arazahagarara hagati aha ni iwanjye mu rugo nsa n'uvuyemo mu mwuka gato ndareba uyu mugore avuye he ati mama w'uru rugo mpita ndavuga ni jyewe ahita areba ahantu ndi arambwira ngo urabona unzi ndeba umugore w'igishongore mwiza muremure ndamubwira ntabwo nkuzi urumva ntashuhuje nta habe na n'ibintu umushyitsi yakora basi ntabyo yakoze yaragaze ati uranzi ndabona nakuzi ati uko utanzi ngo kutanzi ngo ubu hari ikintu na kimwe wafora nigeze ncamo mu buzima ndamubwira ni ntacyo ko ntakuzi se nafora gute ibintu waciyemo ahita arambwira ati ubakwemera ko nigeze gusaraho ngo naratuye amashashi uyu ni umuntu arimo aravuga asanze abantu barasenga salon iruzuye abantu bari mu mwuka abandi barebaga ku kibambasi twese tujya kureba uyu muntu utangiye kuzana iby'abasazi ati wakwemera ko nigeze gutoraho amashashi après jenoside ati ndasara sa n'uwegereye gato ndambwira ni oya ntabwo umuntu yabikubonaho urasa neza uri propre uri ati good ati avuga ibintu yaciyemo Jesus twese bari aho twifata gutya tuti ati naciye muri ibi narasazeho nabaye umukozi wo mu rugo kubera kubura ababyeyi mu ntambara avuga ibintu byinshi amashoze ziraza ati nageze gutya ngira gutya ati pastor naciye mu bintu ati nyuma ubu narashatse ati maze gukira ubwo burwayi bwo mu mutwe namaranye imyaka ntibari ngahe nza gushaka ati maze gushaka ati ndabyara ati mpura na Yesu ati bumeze neza ati ubu umuntu andeba ntashobora kubona ko aho mvuye hasa naho ndi uyu munsi nashatse mu rugo rwiza umugabo arishoboye ati ubwo n'ubuhamya bwashize naha ati rero ninjiye aho utanzi nanjye sinkuzi narinciyeho dufite amasengesho aho muri ADPR aho twari duturanye ati Imana irampa ngo injira hano uvugane n'umubyeyi waho ABCD nikubwiye ngo umbwire gute ati uko utazi umbonye utanzi ibyo naciyemo utazi n'ibyo ngezemo Imana irambwira ati sinzi impamvu namwe ngo nkubwire ngo tinyuka ugende ngo izazana abantu utarabonaho na rimwe nk'uko umbonye bwa mbere izazana abantu baciye mu bintu utazi na gato wumve ati uko yabikemuye niko izagukoresha aba bantu bakabivamo ukazongera ukababona batanga ubuhamya bameze nk'uko ndimo ndaguha ubuhamya uyu munsi. Can you imagine? You see that, Belinda? Ni ukuvuga ngo nabaye shocked abona ntangiye kurira ko ntabwo azi ibyo maze iminsi mfite na bya bindi nabonye my Grace. Arambwira ati roho utinyuka. Hari mu kwa gatatu ambwira ibyo 2018 mu kwa gatanu tariki 6 dupanga launch ya Grace Room. Ni ukuvuga ngo nahise nsa naho ngiye kuri speed habe no gutinda ngo budget twaragiye dufata hotel nkora invitation zihuse tuba turagiye turatangiye rero ngiye kugera ku kibazo wambajije amatsiko nari mfite urayumva hari ibyo nabonye my Grace abantu bababaye hari ibyo nabonye umudama ambwira ngo narasazeho nagize gutya ngo uzabona abantu ubonye bwa mbere utaruzi still utangazwe no kubona amateka y'abahindutse ntacyo bikozeho ari ubuntu bw'Imana. Iyo yari imeze nka backbone umugongo ikitirigonga Imana impaye cyo guhagararaho. So mu myaka 5 ubu nubwo wanzunguza sinzunguzika
Yes, icyo Imana ivuze buriya kiragenda kikaba ikintu udashobora gusobanura. Nubwo wahura n'umuntu umeze gute, mpita nongera ngasubira kuri wa mugore, ubu njya mvuga ni wama tukazongera tugahura, kuko I don't know how. Ntabwo nagumanye contact ze, nigeze kumubona rimwe ndamubura. Icyo gihe narasohotse ngiye kureba ku mwana nsanga yagiye, sinongera kumubona. Turatangira Grace Room. Igitangaje nuko urumva sindi umushumba umaze igihe gitoya, sibwo bwa mbere nanjye umurimo w'Imana, so I knew how nari nzi uburyo imirimo y'Imana itangira. Ni gahoro gahoro you know. So numvaga turatangiye Grace Room, tugiye kugenda gahoro, you know, gahoro gahoro. Umunsi wa mbere nyuma ya launch tubura ahantu ho kujya guteranira. Ndavuga ni buri Imana izaca inzira. Tuhabonye day one, ndavuga umunsi wa mbere nasohoye poster nshyiraho Grace Room Ministries, nshyiraho ifoto yanjye, njya mbabwira uburyo nagiye nigiye wakoze decoration uwo munsi, nshyiraho utuntu naguze, you know, ntunganya intebe, nari kumwe n'undi mukobwa twa Happy. Ndamubwira ni rero abantu niba babenshi urayobora, niba ataba benshi igihe umpe ndababwira nyobore, hanyuma ndebe bya bindi Imana yambwiye ngo iyo Grace ra. Nyuma mukanya baba Susan baraza n'abandi barambwira ati urumva nta n'icyuma nashatse kandi muri church cyari gihari, nta piano, haba microphone. Nari niteguye abantu batarenze ahantu ndi bukoresha ijwi ryanjye, iyo nshaka ibyuma sinaye kubibura. Turangije ndicara imbere, nakoze poster saa 9 ndategereza abantu, mbona abantu barinji, mbona baruzuye, mbona bagiye madirishya. Subira muri makiyaje njya kwireba neza nti mbona byakomeye. Mpita nibuka ko ntapanze ugira gute uyobora, sinapanze abaririmbyi habe n'umuhanzi n'umwe namagaye. Okay, ni umunsi wa mbere barabyumva, dukoresha ijwi, fata igitabo, turi mu gitabo, ndayobora mba alpha na omega. Ubu rero nta kindi Imana yambwiye, Grace Room is all about prayer. Tujya gusenga ubu no Imana nahitaga buri uko mbivuze mujya mubona muri Grace Room, imirasire iragite irarasa tu, simba nzwiri burasire, nicyo kiru cyangiyemo. Umunsi wa mbere hari umudamu batumiye umusirimu, ahubwo se bari n'umusirimu, ni umusirimu cyane. Yes, umusirimu kazi, ureba ukabona ubusirimu buramu. Ngiye kubona nari mpindukiye, turimo turasenga mbwira Imana ya mirasire rero, ya mirasire. Nagiye guhindukira mbona umugore umutwe yize hasi, amaguru ari hejuru. I will never forget. Nta kinafasheho ku ruhande, amaboko ameze arya, umutwe, amaguru, amaboko arimo arikaraga ngo wahaguma. Ari ubwa mbere ubibonye. Nahise nsohoka, ndagenda mfata telefone mpamagara umutware wanjye, ni halo sheri, umutwe hasi, amaguru hejuru, amaboko ku ruhande. Arambwira atari ko ugize ihungabana ry'iki, vuga gahoro nsobanurira habaye iki. Ni umutwe hasi, amaguru hejuru, amaboko ku ruhande. Karaga. Ati karaga niki? Umutwe hasi, ni umuntu upfuye, uraguye, ukubise umutwe. Vuga gahoro, nayo ndagira vuba kugira ngo nsubire. Pastor arutse mu ntama, ubwo ndi hanze, ndi umutwe hasi. Numva arambwira ati vuga gahoro, ndamusobanurira ati yo bayita deliverance. Umutwe hasi, amaguru hejuru, ati yes. Nkora iki? Ati amabyanditswe bibiri, ati genda umurebe neza, wirukane mu izina ryande rya Yesu. Ni hanyuma araza gushyira amaguru hasi, ati arampa tudedetaye. Ndagenda fata vuba buriya, ndamureba ni umuriro, fire. Ariko ndi ku kilometero, nari mbona ukuntu ikaraga agira gutya, ndavuga ni uyu arandya tu mukanya. Finally mbona turagiye aragwa. Ntushobora kumva amasengesho natangiye gusenga nyuma yaho menshi, kuko yampaye ubuhamya. Dushoje nafite amatsiko, arambwira ati pastor
nabohotse nari maze igihe nanga umwana wanjye w'imfura cyane, nashaka kumubona kandi namubyaye muri mariage, nakoze mariage, umugabo atari ko nkanga umwana ntazi impamvu mwanga, ati nabohotse numva nakunze umwana wanjye. Bitangiriraho naho Grace Room rero icyo warumbajije aho niho dutangirira, nkitamenya ko yes the church is there, but aha n'ahandi hantu Imana izanye ba bantu nabonaga badafite aho kureba kugira ngo bahure nayo. Niyo mpamvu ubona every time duhuye ikintu cya mbere dushyira imbere it's prayer. Gusenga urabizi ko bifata umwanya munini gusenga, buriya mba mvuga ngo genda bwirije, ariko hari umwanya nabonye jewe ntacyo narimo ndakora ari imirasire yonyine y'Uwiteka, kandi you've been there. Urabona ko buri uko wa mwanya wo gusenga ubaye tuhabonera ibintu udashobora gutekereza na rimwe. Now muri iyo myaka 5 rero twaje gutangira gufasha abantu, nta n'ikintu gihari gifatika. Dutangira gushyira abana mu mashuri kuko nabonaga ko nabonye abana, nabonye abantu bakuru, nabonye abantu, menya ko Grace Room hari gufasha. It's a ministry ije gufasha abantu mu buryo bwose, spiritually, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bwose dushoboye uko igihe kizagenda kigira. So kugeza uyu munsi dufite nta mibare mfite neza ko dufite ababyeyi benshi bishyurirwa amazu. Dufite team ibishinzwe ibanza kureba ese uyu muntu akeneye ubufasha bigeze he. Abakecuru nibo benshi kubera abageze mu zabukuru, hari urabizi hari abasigaye badafite umuntu n'umwe, utwana tujya mu mashuri, tukura ku mihanda tutari dufite aho tujya ku ishuri, abana bageze hejuru gato bacikirije amashuri hagati ku buryo tubashakira imyuga igihe gitoya basoza ujya wumva bashima, bagahita bajya mu mirimo itandukanye, akiga gusuka, undi akiga gukanika, undi uzaba graduatinze ubushize, abandi bakajya mu myuga itandukanye kandi byo birabafasha cyane. Bamwe babonye akazi mu mahoteli kuko bize guteka, abandi guserva n'ibindi. Iyo ni parti ya compassion, ni itsinda rya compassion ry'abanyempuhwe, aho turambura ukuboko kw'impuhwe tukabageraho. Indi department ihari mu bintu tugezeho mu myaka 5 ikomeye cyane, irimo iranankoraho cyane, ni department ishinzwe gushaka abazimiye mu bintu bitandukanye. Dufite department irwanya ibiyobyabwenge, inda zitateganyijwe mu bana bato, uburaya, and you know that uburaya, kuko twizera neza ko iriya Grace, buriya buntu busanze umuntu umeze gutyo nta kabuza ko ava muri uwo mwijima. Ubu dufite imibare udashobora kubara y'abasore bavuye mu biyobyabwenge. Dufite indi mibare y'abantu bagera muri banza ari 320 combien 300 na muri anniversaire y'imyaka 5 dushaka ko bazaba graduating. Niyo graduation yabo bamaze imyaka 2 tubariho tubigisha buri wa 3 no wa 5, kuko urumva iriya mirimo baba barimo y'uburaya, hari abagurisha abana babo, hari abigurishaga mu buryo mujya mubumva batanga ubuhamya, hari abasore bari mu biyobyabwenge, hari bamwe deja bari muri protocol ubu ngubu, abandi bamwe barakora imirimo itandukanye. So iyi 5 anniversary bazaba graduating. Hallelujah. Tuzaba dushimira Imana imiryango irenga 100 ivuye muri uwo mwijima dukurikiranye for 2 years day and night, dukurikirana uko dushoboye. Imana ikaba yarashoboye kubakurayo, batarasubiye mu muhanda, batarasubiye mu biyobyabwenge, abana basubiye mu ishuri. You can imagine. So mu myaka 5 niyo mpamvu ubonaga mfite emotions, nuko nzi ko tuzaba ducelebra ubuntu nabonye bwarasiye abantu batari bake. Merci. Murakoze Pastor Julienne. Ukomeje uvuga izina ry'iyi ministeri yitwa Grace Room, hakaba hari n'inyigisho zihari hanze aha z'ubuntu.
ese hari aho bihuriye, hari isano y'ubuntu izi nyigisho zihari hanze aha n'iri zina rya Grace Room? Yes, urakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza ariko kigoye kujya mu muzi muri iyi minota, kuko utabizi ashobora kuvuga ngo izo nyigisho ni izihe, kandi numva ntagiye kuzijya mu muzi aka kanya, ariko navuga ngo nta hantu bihuriye habe na gato, usibye ko ubuntu bw'Imana Bibiri ivuga turabwemera 100%, turabwemera bikomeye cyane, kuko duhari kubera ubuntu. Kristo niwe buntu bw'Imana. So ntagiye mu muzi w'izo nyigisho zindi bigisha, ariko ndabizi ko abenshi babizi, bashobora kuba babizi, ntabwo dufitanye isano hamwe na gato. Twigisha ubuntu bw'ukuri Bibiri ivuga, Kristo avugaho. Yes. Murakoze. Tugaruke kuri iki giterane dufite cyitwa Your Glory Lord. Mwatubwira neza abazaba barimo, ese nabahe bashumba, niki duteganya kubona, hanyuma muri iyi myaka 5 twizihiza niki duteganya nka Grace Room kuzakora muri uyu mwaka dutangiye? Bisaba umugisha. Turashaka kumenya achievements, icyo dushaka kuzageraho muri iyi myaka, muri uyu mwaka dutangiye w'5. Uyu mwaka niki kindi wumva kiri kunyota, wumva cyahinduka ku byo tumaze kugeraho? Ariko ubanze utubwire neza iby'igiterane kugira ngo ufite inyota yongere yumve, ese kizabera he, kizaba ayahe matariki, twongere dushimangire aya matariki. Yes. Igiterane cyitwa Your Glory Lord, guhera ku mwaka wa mbere kugeza uyu munsi, buri mwaka kiba ari Your Glory Lord. Kubera iki? Nuko ari imwe mu ntego nyamukuru Grace Room irimo irasengera all these years, iyi myaka yose. Iyo mvuga intego nyamukuru, buri ministry, buri muhamagaro Imana ihaye umuntu, imuha n'intego, imuha n'umurongo, imuyobora. Hari ikintu ishyira mu mutima we nacyita nka goal cyangwa objective cyangwa ikintu kigomba kugerwaho. So Grace Room, impamvu tumaze imyaka 5 ariko irenga ubanza 3 cyangwa 4 tuyimaze turi mu masengesho, you can imagine. Nuko impamvu abantu byambaza kuki buri gihe iyo mutari muri minsi 70, 40, atari 40, ubu noneho ni imyaka 3, ni imyaka nuko nzi neza ko Imana yashyize ku mutima ntigishobora gusohora hatabayeho gusenga no gushaka Imana. So icyo rero ni ikihe? It's Your Glory Lord. Icyubahiro cy'Imana kongera kugaragara mu itorero rya Kristo. Umwanzi kubura inzira, kubura completely aho yongera kubonera mu mubiri wa Kristo, hanyuma icyubahiro cy'Imana kikongera kikuzura ubwoko bwayo, kikuzura ingoro. Bibiri ivuga uburyo icyubahiro cy'Imana cyuzuye ingoro igihe cya Salomo, you remember, ngo umwotsi wuzuye urusengero, abatambyi bananirwa gutamba ibitambo, nta kindi cyakozwe, abantu bajya hasi bose, Imana yitwa Imana. Your Glory Lord niwo mutima, niyo heartbeat, nicyo umutima w'Imana numva utera uvuga. Kubera iki? Kubera ko Imana irifuza kubona ububyutse mu itorero, irifuza kubona ubwoko bwayo bukangutse, irifuza kubona icyubahiro cy'Imana cyongera kugaragara like never before. Yes. Aho niho umutima w'Imana uri, mu yandi magambo. Urimo urabibona? Naho ruzingiye, niba ariko navuga, aho niho kuko icyubahiro cy'Imana kigaragaye, nicyo tubona muri Yerusalemu cyabaye nyuma ya Pentecote. Buriya umwuka w'Imana amanuka mu cyumba cyo hejuru, yari Your Glory Lord. Nyuma yaho tubona another Peter
Petero wundi tubona ububyutse bufata umujyi wa Yerusalemu, tubona abantu 3,000 bakirizwa umunsi umwe, tubona no kuvuga ngo icyubaro cy'Imana kigaragaye. Ntituri burwane n'abana barimo baratwara indaro, ntituri burwane n'ibiyobyabwenge, ntituri burwane n'ibintu byose byugarije igihugu cyacu bitari bizima. Icyubaro cy'Imana cyafashe intebe, umwanzi arasohoka. Murakoze. Tugeze mu kanya keza. The floor is open. Turashaka kugira ibibazo twakira nka 3. Murakoze. Nitwa Bob Mayire muri Nkunda Gospel. Twishimiye cyane ko kubwi press conference no kudutekerezaho nk'abanyamakuru cyane cyane bo mwiyobokamana. Nizera ko Grace Room cyangwa se uko byahoze Grace Room dukorana neza cyane iyo mufite ibikorwa bitandukanye, mutwiyambaza nk'abafatanya ibikorwa ba hafi. Tubashimira cyane kubw'icyo cyizere mutugirira. Mfite ibibazo 2, ibindi bagiye babisubiza. Ikibazo nashaka kubaza ikijyanye n'ubuhamya n'amateka yawe wanyuzemo cyangwa se wabayemo mbere yo gukizwa, bifite uruhare rungana iki mwivuga butumwa ukora rya buri munsi? I think ko cyumvikanye. No kubaza specifically uyu mwaka abantu bitega iki, iyi myaka ine ishize iyo conference iba, what should people expect this year as something special? Icya gatatu ni ukuba itangazamakuru muri rusange niba tuzaba twemerewe coverage, kuko akenshi mu bikorwa bya Grace Room babiri mo kuri bigomba kuba covered na ministry, so no kuba media muri rusange niba tuzaba twemerewe that content. Murakoze cyane. Icya mbere n'ubuzima bwanjye mbere yo gukizwa, uko mbihuza na Grace Room, nakumvise aho ukatiye. Na ubuzima bwanjye umbajije mbere ntarakizwa, of course nari umupagani. Iyo umuntu atarakizwa aba ari umupagani. Shobora kutabijyamo mu mizi, ariko bufite aho buhurira. Of course Imana ikoresha ibintu ducamo cyangwa twaciyemo kugira ngo bihinduke comme escalier umuntu yuririraho, kuko hari ibintu ucamo undi ataciyemo udashobora kumva. Hari ubuntu uba ufite butewe n'ibintu waciyemo. Hari na langage wumva buriya. Uzareba umuntu washonje yumva cyane abantu bashonje, nubwo yagera kure still inzara arayimenya, kuko aba afite ahantu yahuriye nayo. So ubuhamya bwanjye ntarakizwa, of course nari umupagani, ntabwo nari nzi Imana. Aho bihurira cyane no kugira nuko Imana yanshyize cyane umutwaro wa evangelism, wo kubwiriza abantu, surtout urubyiruko. Sinzi n'ukuntu byikora, hari umuntu twari kumwe nimugoroba, n'umukozi w'Imana, arambwira ngo buri uko abonye Grace Room ahabona ikigero cy'imyaka runaka aricyo kiganje kurusha abantu bakuru cyane. Uko kuntu yabibonye nayo ntarabijyamo cyane, ariko abigiyemo numva mpumutse amaso. Arambwira ati harimo abantu bagifite imbaraga, bakiri abajene, bakiri now iyo connection. Na nyuma yo gukizwa ministry abantu benshi banzi nkoresha ibitane by'urubyiruko cyane mu ma école secondaire, mu ma université. Niho hantu numvaga umutima wanjye uri, na evangelism rero yo ku muhanda. Yes, so ahantu bihurira ndumva araho umutwaro kubona benshi bagarukira Imana, surtout young generation. Icya kabiri wakinyibutsa, umwaka tugiye gutangira cyangwa iki giterane cy'uyu mwaka. Oh yes, muri uyu mwaka rero wa gatanu, ahantu navuga turi cyane dukurikije icyo Imana irimo iravuga muri season turimo nka Grace Room, nuko
wow nanjye kuvuga terme